ibiganiro birimo bituka Yago nabo bose binjiriye ubuzima bwa Yago. Harimo umuntu bita Jado nubwo ari kugenda avuga ngo nta kintu bapfa, icyo bapfa Yago yamuta mu bihano. Ibyo ari byo byose Jado niwe wabyiteye kuko nawe yaramwinjiriye kuko yagiye gufata inyogo ye ajya kumuzana yakamwana. Ikiganiro nakirebye gifite views hafi 138 kuri Iris TV. Bavuga turasanga bavuga ngo nibavuga bavuga iki? Nibavuga uretse nyine nagira umbwire kuri nibavuga ngo subizi bavuga ntubizi. Inyuguti ya te na ne mwarazitandukanije muzana mwindi ya su ntabwo ibaho. Yego habaho ntubizi. Okay, urakoze cyane mubyeyi. Rero kuntu igitabo rero kimeze, umuntu witwa Jado niwe muntu wafashe umuntu witwa Yakamwana. Ibiganiro narabirebye, Jado yakoresha ikiganiro numvamo Yakamwana ari gutuka umuntu bita Yago. Ni Jado urumva wagikoze kuri Iris TV. Undi muntu nabonye washizeho icyo kiganiro kuko umuntu bita Muvunyi n'umuntu bita Jado ni abantu bameze gutya. Jado nawe Muvunyi, Jado wowe na Muvunyi ndabasabye ngo mumbabarire umuntu bita King mureke kumuteranya na Yago. Mani mubabarire kuko amakosa nimwe mwayakoze. Ikiganiro narebye cy'inyogo ye King yagikoranye n'umuntu bita Smart Garo, barangije bigenda gute? Nibo bakoranye ikiganiro ku Gisenyi bari mu mazi. Icyo kiganiro nimugenda mukakireba kuri 3D murasanga ko umuntu bita Yakamwana atariho yatukiye umuntu bita Yago. Uyu musaza ako papa bakwita bagita originali. Bakwita amazina yanjye ni menshi. Ntabwo ndi vierge. Niko banyita. Urakoze cyane. Banyita ntabwo ariko nitwa. Urabyumva? Banyita ni Sirino ni irihimbano ariko ntabwo ariko nitwa Musonera Manuel. Bakanyita ngo vierge. Bakwita vierge ni original ariko siko nitwa. Bakwita witwa gute? Nitwa Musonera Emmanuel. Bakakwita gute? Vierge. Nari original se ko warije ko bakwita banyita vierge cardinal original ntuzi original byaturutse ubwo ariko gitandukanya no kwitwa iso yakwise. Yego urakoze cyane. Yema Yema, and that's what's up, and that's what it is. This is what's recording Kuziburanski, and that's what's up. This is your boy Skytoa Bagay, GC Boy, original gang, Horary gang. She will never give it up because we are real nigga. You know what I'm saying? This is what's recording street cover. Ikiganiro nawe babwiye ni ikiganiro kigizwe na step nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Je mfite content nyinshi cyane. Mfite content bita street hood, mfite content bita street debate, mfite content bita gossip and trend. Erendo sasa rero kugira ngo umenye ibyo byose, you already know. Ndabizi neza abantu mwese murabizi ibintu byanjye, murabizi ko iyo ngeze muri uyu muhanda nujya umbona nafunze boot nicana mu muhanda ku gatebe nkaka ngaka jya umenya ikigiye kuba. Niyo mpamvu bitewe n'ijinyori man n'ibintu ntari gukunda tu bitumye ngiye kuziburira nshiki mu murenge wa Gisozi, ahantu njya nkunda kwicira rimwe na rimwe ni ruguru y'Agacinjiro. Iyo nagiye kureba abapampe banjye, iyo tumaze guterekamo nk'inkurubindi twumva tumeze neza, bayita kurya nyuma. Ni ahantu terekeremo agacupa nyine uri kwikomereza, hafatirwa irya nyuma kwa Kazungu ku muhungu wanjye ufite umucongo umeze nka sede. Ukuntu bimeze rero, dutera story bantera ishaza, bambwira uburyo ndi inshuti ya Yago ariko ngo ntashobora kuba nababwira icyo ashobora kuba yarazize.
ababiri urebye ku mihanda uko bangana, yes ni byiza, yago baramukunda, yago buriya njyewe ntago nitaye ku matiku n'amatiriganya yo muri showbiz, abantu bafite n'ingeri zabo bafite ku mitima yabo, ibyo si bindeba. Njyewe nta muntu n'umwe kuri iyi si cyangwa se nuko imyumvire yanjye nyereka n'ubuzima bwanjye n'uburibwe bwanjye, ntago binyemerera kuba nahishira umuntu cyangwa se umuntu ashoboye kuba yangirira nabi kuba namuhezereza, kubera ko urebye akenshi na kenshi mu bintu bya mbere mu nshingano zanjye bita kudaheza ni bimwe mu bintu bya mbere ntakunda, tusinjya amezereza umuntu, kubera ko baca umugani mu kinyarwanda ngo uhezereza umurozi akakwicira abana bawe. Undi munyarwanda arongera aravuga ngo umwanzi ukwanga yanagutega n'agashaza kugera ku ndababaze nyoko kubyaro. Ni muri urwo rwego rero nicaye kuri uyu muhanda, murabona hari abajama banje benshi bameze neza, umwe bari kumuterekamo inkuru, bindi ni ku muhanda n'iki, nabo bameze neza, buri wese ku cyo kunywa kiwe nyine, buri wese ameze neza. Umusaza ari kwinywera agapeti Knowless ka gakobwa n'iki, haba haragiye hashya. Rero ukuntu ibintu bimeze, nujya ubona nateretsemo boots, nashyizemo Ray-Ban za black ku mucongo wanjye, kuri ya Nike yanjye mu mutwe, jya umenya ko ibintu byamaze guhindura isura. Twagiye uko meruka umuntu witwa YAGO TV show, nabonye mu gitondo yandika ko bashobora kuba bamuripotinze, ngira ngo ni imitwe y'abantu, ngira ngo ni bya bindi byo gutwika kumba ibintu biri seriye. Ndamuhamagara ndamubwira ati YAGO muvandimwe umeze gute? Uyu muntu umpamagara ninde none uyu nguyu? Umuntu arambwira ati Sky tubimeze bite? Ndamubwira ati ibintu ni fresh, urebye nta mutima mubi, ibintu birimo biragenda neza gake gake. Arambwira ati mwana Sky ati wari uzi ko abakoboye bantaye mu bihano ubu bamaze kuripotinga channel yanjye? Nanga kubyemera, ngira ngo ni bya bindi tuba turi mu minsi mikuru y'ubunane na Noheli, yuko ashobora kuba muri iyo minsi ari kumwe n'ishori yiwe bari kurya show, nta bindi bintu bya danje. Ndavuga ati ubwo ngubwo arimo arabeshya. Ariko nje gukurura nyuma, hari amakuru nisangiye ahantu ntari buvuga izina, ariko njyewe nk'umuntu uri muri game yo kuzibura nshiki ntago nagombaga guheza. Ndabeshya abashumi banjye, wumvishe nka genge wawe yaragufashije imihanda, sibyo? Njyewe urabona njyewe mukuza muri game bana ba mama, urumva kikipeti, uranyumva Eva, uranyumva Clement, njyewe umukoboyi wanjye, njyewe YAGO yaragize gutya aragenda aramfasha, urashona aramfasha ama connection, abantu bakajya bama imifungo, abantu bagenda bansapotinga nyine, banatumye kugezana n'ubu ngubu, yaba ama company yaba n'ibintu bimwe na bimwe nagengeraho. Ibyinshi na byinshi urebye nabikuye ku muntu bita Murinda Habirene n'umuntu witwa YAGO TV show. Irene mwebwe muramuzi mwese tugikorana, murabizi ko yari boss wanjye, hari ahantu yakoraga, urabizi we kikipeti Nyabugogo Irene. Irene rero yaraje Mana arahatwika kuko haragenda harashyahira rimwe, haranakongoka, biza kurangira uwo bitaga YAGO TV show YAGO, kuko YAGO yigeze kunyakira nasohoye indirimbo bitaga bamvugirije induru, urumva anyakira mu kiganiro bita The Link Up hamwe na Josiane kuri TV10. Kuva uwo munsi nava mu kiganiro ciwe yaranyikundiye nyine tu. Ariko murabyibuka mu mpera z'umwaka muri 2020 nibwo twamenyekanye ko ngiye 2019 nakoranaga na Freemax n'umuntu bita Bakti, urabizi na ba Pifra na ba Bulldog na ba Fireman, gutyo na gutyo tujyana mu mashow. Kuza kuva rero muri izo staff kuzamuka, urabizi urabyibuka nkora bamvugirije induru, urabyibuka kikipe twe ko nanagushize muri video yanjye bita Wabagaye, wewe Clement wowe no muri video yanjye bamvugirije induru urimo, urabyibuka ukuntu survivor zari zimeze, ubuzima ntago bwari bworoshye. Je rero ubaka kanya itangazamakuru ndaryemera, ni ryiza, abanyamakuru n'abana beza, ariko bro iyi showbiz turimo cyangwa se iyi game turimo, uriya bro ntuzabone Sky tundi hano ku muhanda, urumva broze ngo uvuge ngo Sky tukarafashwe cyangwa niki bro, nuguhasoringa mani, nugutigita, nuguhiga imifungo biruije. Mwese muri abakoboyi banjye muri senyura twarikaraganye muri cagwa niki, ariko murabizi ko ibi bintu nabikundaga. Ngo mwana Clement
Subizi gutoka zamani. Subizi umusaza. Je narikaragaga. Ntubizi. Uvuze ngo uvuga ngo ntubizi. Nsobanurira neza kuri microphone. Uvuga ngo ntubizi, apana kuvuga ngo subizi. Je vuga ngo ntubizi. Je vuga gute? Uvuga ngo ntubizi. Ndeke kuvuga subizi. Urakoze cyane mubyeyi. Apana ibyo kuvuga ngo subizi. Ni ikinyarwanda gishyashya mwazanye. Igiki? Ni ikinyarwanda gishyashya mwazanye. Mugenda mugira muhindagura ariko ubundi bavuga ngo ntubizi, ariko ntabwo bavuga ngo subizi. ubwo ngo harimo mu byo bita nibavuga. Yes. Ubwo muri nibavuga turasangamo iki? Ntibavuga turasanga bavuga ngo nibavuga bavuga iki? Oya, nibavuga uretse nyine nagira umbwire kuri nibavuga nibavuga ngo ntibavuga ngo subizi, bavuga ntubizi. Inyuguti ya te na ne mwarazitandukanije, muzana mwindi ya su. Su ntabwo ibaho. Yego, habaho ntubizi. Okay, urakoze cyane mubyeyi. Bavuga ngo ntubizi, bavuga ngo ntubizi, ntabwo bavuga ngo subizi. Murakoze cyane. Abanyeshuri nabo bari hano babyumvise. Uyu musaza ako papa bakwita banyita originali. Bakwita amazina yanjye ni menshi. Ntabwo ndi vierge. Niko banyita. Urakoze cyane. Banyita ntabwo ariko nitwa. Urabyumva? Banyita ni sirino, ni irihimbano, ariko ntabwo ariko nitwa. Nitwa Musonera Manuel. Bakanyita ngo vierge. Bakwita vierge. Ni original. Ariko siko nitwa. Ntabwo ariko nitwa. Ntabwo banyita kwita vierge. Bakwita vierge ni witwa vierge. Bakwita witwa gute? Nitwa Musonera Emmanuel. Bakakwita gute? Vierge. Cardinal original se ko warije ko bakwita banyita vierge cardinal original. Ntuzi original byaturutse. Ubwo ariko gitandukanya no kwitwa iso yakwise. Urakoze cyane. Yema, yes, karagaciyemo ni kwa kundi buri ku muhanda. Yes, twikomereze story yacu. Story yanjye rero ukuntu imeze kuri uyu munsi nabyo nashaka kubabwira hano kuri uyu muhanda, impamvu n'ibyaduteranyije. Buretse ko muze nyine vierge yaraciyemo nawe abakenewe. Yego, dushyiremo nakantu. Wabyumvise aravuze ngo ntibavuga ngo subizi, bavuga ngo ntubizi. Ni ikinyarwanda cyiza. Yema, yes, niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo njyewe ndashaka, murabizi njyewe nkuko ni nabibabwiye, systeme yo guheza ntago ari systeme yanjye. Njyaka kandagira ngo abantu bakurikiranye Kim TV Rwanda bamenye ko ibi bintu ngiye gushyira hanze ari systeme yanjye yo kuzibura nshiki, kandi ibintu nkabishyira outside. Umuntu witwa King, ukuntu byaje kugenda King, nkuko nabigarutse muri part 1 mvuga ibyiwe nafata ku mavuta. King yamaze iminsi ari gukora, nkuko nabivuze, yakoraga ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi ibiganiro byiza kuri 3D. Turanamushimira cyane, yarakoze. Nubwo fata yaje kumuvangira, nubwo fata ku mavuta yaje kumuvangira. Ikintu nashaka kuza kubaganirizamo hagati nk'abapampe banjye Masanze Street, ngo nje mbabwira ngo abantu nibajya bumva ibintu bajye bapfusha ibintu. Nashaka kuvuga ku muvandimwe Yago nje yaramfashije ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko ndongera nkagaruka ku gahinda kiwe yagize. Murabizi neza ko bamuripotingiye channel yiwe ya YouTube yarari gukoreraho, yarameze neza, ariko ndaza kugaruka ku bajama bagiye batanga ibiganiro bari bafite intego yo kuba bamukura kuri channel yiwe ya YouTube, kubera ko yarari marabaganza, yarari marahatwika, yarari marakora interviews zikarebwa, yarari marakora ibiganiro bikagira 100,000, yarari maza kuri YouTube.
akaba yafasha umuntu live, ni ibintu byiza. Yazaga kuri YouTube uri umuntu akavuga ikibazo cyawe akaba yagufasha. Umuntu yari akenewe, umuntu wazaga kuri YouTube, murabyibuka, yafashije Fireman, yaramfashije, yafashije abantu benshi bagiye batandukanye. Urumva, according to me, ikintu cyambere mushimira muri bisiko yanyubakiye urugo, mwese nta numwe wabigaruka nta wabitindaho, sibyo? Hamwe na ba Irene na ba Baktiniki, murabizi aba YouTubers benshi bagiye bamfasha. Ariko bose nubwo bagiye bamfasha, ntago njyewe nkunda ibintu byanywe, ntago nkunda ibintu byo guheza, ntago nkunda ibintu byo kugira ngo nzane udutiriganya worashona. Niyo mpamvu aka kanya njyewe ngiye kubumvisha. Urumva Maji? Urumva? Ngiye kubumvisha amagambo Yago yakoresheje avuga ku bantu bamubabaje, bamuteye agahinda, bashobora kuba ari nabo bamugambaniye bakamukura kuri cano. Ndagira ngo abo bantu ngiye mbabagayire mu maso yanyu nk'amaniga yanjye. Abo bantu yes, birashoboka yuko bashobora kuba bari mukuri cyangwa batari mukuri, ariko ibyo baba barakoze ntago ari byiza. Buriya ni kwa kundi uba ufitanye ikibazo n'umuntu ntakwerurire ngo akikubwire, ariko akaba yagishisha kuri mugenzi we bitewe n'ikibazo cyabaye. Ngiye kubumvisha akantu k'iminota mike mu mbabare mugakurikirane, ngiye ibindi ndabibabwira nyuma. Yes, reka nze ndanje mbumvisha akantu kamwe tu, murambwira namwe uko bimeze ndi kugashaka. Sawa, kanze ndebe. Simubizi ko gahunda ari ukuzibura nshiki. Reka nze tuhashumike. Ndagashaka buriya utuntu tw'udunshiki umuntu aba yarakuye hejuru. Message ndayibonye ndanayisomye, ariko mane siwe witwa Kingis ngese. Mutangire munyumvira aka kantu, munega amatwi ntihagire umuntu umvangira. Umva bro, message ndayibonye ndanayisomye, ariko mane siwe witwa Kingis ngese. Nge mane najyaga mbona unaginga ibintu kuri Instagram ngana reposting, ariko bro I swear ntago nzigera nongera kuri posting ibintu byawe. Man, do what man, sinzi kabisa, do your stuffs man, nge undeke wewe wifate man. None se ubungubu siwe Kingis, siwe Kingis busuri mu bantu bambwiye ngo mwasindishije ngo runaka mukamubwira ngo anuke bro. Ibyo bintu murimo man nta kintu bizabagezaho kabisa, nta kintu bizabagezaho. Mwe murasindisha yakamani ngo anuke ngewe, mukavuga ngo mvuge nabi bro. Muzafata ubusa tu, muzafata ubusa. Ibyo byinyogoye nimwe mubizi mwana, nimwe mubizi. Nta mutima mubingira mwana, nge nta nubwo nzigera mwifuriza ikibi kabisa. Ariko iyo umuntu atangiye kunyata kandi amubwira ngo good luck, ubundi nanjye nkikorera gahunda zanjye tu. Hana nimero ye nagiraga kabisa, ariko najyaga mbona ukunda kunaginga ibintu nkakuri posting nkagira gute, ariko ntago nzongera kabisa bro. Byarambabaje kumva ko ari wowe ushobora mani kugenda ugasindisha umuntu, we na bagenzi bawe muri kumwe ngo bamuvunyi ngo nabitwa bajado ngo kuri list TV man, kugira ngo umuntu amvuge nabi mukanabirekeramo akantu kamani mukabirekera muri video zanyu bro. Come on man, nge ntago uzigera wumva nakoresha interview umuntu arimo kuvuga umunyamakuru mugenzi wanjye nabi ngo mbirekeremo, ariko mwe niko mubigenza. So mukomereze aho tu, good luck, amahirwe masa muri izo gahunda zanyu kabisa. Murakoze. Murayumvira ikodi yatanzwe na Yago, nayivumburiye ahantu mu ndeba kure gutya, nahasanzemo iyo story, numva uburyo ibintu byose byari bimeze. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo njyewe mfate umuntu witwa Yago, mubwire yuko umuntu bita King arengana. King ararengana. King afite amafuti yiwe, ni umunyamakuru ninjye wamwizaniye kuri 3D. Ndagira ngo nyamuri ikibazo kiri hagati ya King nande na Yago. King nta kintu na kimwe yigeze yakorera Yago. Abantu nge nshinja kakanya, ndashinja umuntu bita Muvunyi n'umuntu bita Jado. Umuntu witwa Muvunyi yagiye kureba umuntu witwa Paul na Peter, babagabo nyine bameze ukuntu nabo bindeba kure, babasanga ahantu bita mu Ruhengeri.
bajya kubakoresha interview, ariko mu by'ukuri bajya kubakoresha interview umuntu wari warabatwikiye bwa mbere, abo bantu ni umuntu witwa Yago. Kandi muri business yacu biba bisaba ngo umuntu nimba wivumburiye umuntu wawe, ugombe nyine tu ube responsable wiwe, kuko ni wowe wateye intambwe yo kugira ngo uwo muntu umuzane, sibyo? Ugomba kumanaging umuntu. Je nitwihurira imihanda ngavuga ati musaza ngiye bimeze gutya, ngiye kukontrola gutya na gutya, ngushoneshe map mbe naguteza imbere. Ibyo ni ibintu byiza bro. Uwo muntu urumva ko aba ari umuntu ukenewe mu buzima, waguteza imbere. Uwo ngo shumi zanjye, urumva shumiro. No rero kuni igitabo rero kimeze, umuntu witwa Jado niwe muntu wafashe umuntu witwa Yakamwana. Ibiganiro narabirebye, Jado yakoresha ikiganiro numvamo Yakamwana ari gutuka umuntu bita Yago. Ni Jado urumva wagikoze kuri Iris TV. Undi muntu nabonye washizeho icyo kiganiro, kuko umuntu bita Muvunyi n'umuntu bita Jado ni abantu bameze gutya. Jado nawe Muvunyi, Jado wowe na Muvunyi ndabasabye ngo mumbabarire, umuntu bita King mureke kumuteranya na Yago, mani mubabarire kuko amakosa nimwe mwayakoze. Ikiganiro narebye cy'inyogoye King yagikoranye n'umuntu bita Smart Garo, barangije bigenda gute? Nibo bakoranye ikiganiro ku Gisenyi bari mu mazi. Icyo kiganiro ni mugenda mukakireba kuri 3D, murasanga ko umuntu bita Yakamwana atariho yatukiye umuntu bita Yago. Ibiganiro birimo bituka Yago, nabo bose binjiriye ubuzima bwa Yago. Harimo umuntu bita Jado nubwo ari kugenda avuga ngo nta kintu bapfa, icyo bapfa Yago yamuta mu bihano. Ibyo ari byo byose Jado niwe wabyiteye, kuko nawe yaramwinjiriye fo, kuko yagiye gufata inyogo ye ajya kumuzana Yakamwana. Ikiganiro nakirebye gifite views hafi 138 kuri Iris TV. Abo bantu bagiye gukoresha bazamuka Igisenyi nk'uko Yago yabigarutsemo, nako mu Ruhengeri bazamutse kuri telefone babwira umuntu bita inyogo yiwe yuko Yago amubatumyeho. Abandi bagenda babeshya inyogo ati ni Yago, ati ngeze i Rubavu, ati nje kukureba. Nitugaruka inyuma uraza gusanga umuntu witwa Yago ikintu yapfuye na Yakamwana ari uko Yago nuze yari kujya kureba Koffi Olomide. Yakamwana yari kujya kureba Koffi Olomide, yagamubwira yuko ari bumujyane Igisenyi kuzajya kureba inyogo ye. Birangira abakobwa bamenye iyo content, birangira uwo bita Yakamwana n'inyogo yari bo bagize ute, ari bo bagiyeyo. Induru zibaye induru, abakobwa yagarabareka. Nibwo Yago yabostinze, abakobwa barangije bivanga mu kujya kumuripotinga ngo yakoresheje ibintu bidafite iki n'iki, bamugirira ingeri, babamukuye mu kazi. Abo bantu si dukwiriye kubanenga koko, nimba baragira ishyamba. None sabase ubu nge ko mba ndi imihanda ndimo ndikaraga mvuga ati Rudoboy wanje ejo azabona umugati, byakunezeza duye ndi icyapa ndi kukurabura nkubwira ati Sky tubimeze gutya na gutya. Kuki abantu badakunda umuntu utera imbere? Umusereka nkubaza ubundi ishyari muri uyu muhanda uribona gute? Ishyari ni ukuba wateye imbere, umuntu akakutangira kubona hagati yawe, agatangira kwivugishwa ngo nkwe, nkabona wateye imbere ngo nkwe za nkwe uragafata kakarangira. Ariko peti niba ari kuzamuka muri kabanza agafate nawe yirye show, nawe akore kuri icyo kintu. None se njya mumenya ko turi abahungu, natwe tuyakeneye kurya kuzamuka. Papa ni muhungu niwe wazamutse Sky tu, mwamuretse nawe akabanza akagera. Je mwaririye mwagize kuki? Mureke n'abana nawe peti nawe bazamuke kumutijya mwe murarya, ariko nago tubabona. Mureke abana barya, mwaririye mwebwe peti mwe mwabwana mwe mwaje saa 8 duhaza imvange, turimo saa 8 batubwira ngo dukarabe tujye kuryama, murimo mureke abana barye, mureke umuhungu azamuke afite mind, afite iki, mureke abakubita ikinyarwanda gisobanutse. Mwe mwabapeti wada ishyari rero ni iki nka Sky muri game ye ni iki kugira ishyari mani ni ibintu nyine bigutinza ni iki. Akazi ni ugukora akazi, ahubwo tukareba ni iki ko twanabishobora. Kabisa. Okay, ishyari ntabwo ari ryiza mani. We menya ngo igihugu gikeneye abantu bagiteza imbere. Dukeneye ko igihugu cy'u Rwanda kimera nk'ahubwo cyagombye kuba nk'Amerika. Kireka abanyarwanda bose bakize. Wowe uragira ishyari se, hari ikintu Imana we yakugeneye, nta wagihagarika. Bantu banze tuganire twumvikane.
hari ikintu Imana ishobora kuba yarakugeneye ugomba wowe kuba ugomba kuzaba ntawagihagarika. Icyo uzaba nawe kijya, nimba uri Riderman uri Riderman, nimba uri Gitoko uri Gitoko, nimba uri Kikipeti uri Kikipeti, nimba uri Sky 2 uri Sky 2, nimba nta kindi kintu navuga. Ntabwo uzigira icyo utari cyo maniga. Tujye tuvugisha ukuri nk'abanyarwanda, tureke kubeshya. Reka mugenzi wawe kumurira ishyari, mureke nawe atigite, reka nawe agera, reka nawe reba ukuntu yabaho, reba ukuntu yaryama neza, akarya ikijumba, akarya n'umwumbati. Okay, Sky 2 wallahi ibintu uri kuvuga ni byiza kabisa, fresh nk'umusaza Kiki. Wiranye kubaza hano nari. Nushaka uzi wifite na brand zawe nari. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Uraho neza. Iki ni ikiganiro bakita Street Cover, ni ikiganiro gica kuri Kim TV Rwanda. Ni ikiganiro bita kuvugisha ukuri cyangwa se icyo bita kuzibura nshiki. Ni mu magambo yo ku muhanda agezweho. Nkawe mu kazi kawe ubamo mu buzima bwa buri munsi ugihura n'abantu bakugirira ishyari. Kwebwe ikibazo duhura nacyo sibyo, kwebwe dukora twanga ko twakiba cyangwa ngo ujye gusabiriza, kugira ngo dukore twiyubaka kandi tunateza n'abandi imbere, kugira ngo twamamaze ibintu byabo kugira ngo bigere ku isoko. Niyo ntego nziza tuba dushaka kugira natwe dutera imbere, tuzave mu muhanda. Ariko hari igihe ugera nko muri game ugahura n'umuntu akakugira injari kandi abona uburi kwibase zawe n'isafuriya zawe zingahe, kandi kubera ukuntu waba wakontroye wowe kuri renge yawe uvuga ati jewe ngomba kubaho gutya, nese ubu wishyura imvu. Nyine abanyeshyari bariho, ako cyane cyane nk'abandi muturanye bo mu cyaro. Ariko uwi Kigali yimenyera ibyo ntago yapfa kukugira ishyari, kuko ejo abazi ko naguseka nawe ejo uzamwishyura. Niyo mpamvu rero. Urakoze cyane. Cyakoze nawe hano hantu hatwitse. Murumva yuko rero iyi mihanda yacu yose ikintu bita ingeri ishumi zanjye ni ikintu cyesitayemo tu. N'ingeri ziri ahantu hose, ariko giye ku giti cyanjye numva imbabura zose zagakwiriye kwaka. Buri mukoboyi wese akabaho n'undi akabaho. Kuko twese mwana uyu muhanda so wacu ishumi. Aha ngaha si kwa ba data, uyu muhanda turo ntago ari kwa ba data, ntago ari kwa ba mama. Iyi si turimo twese turabagenzi, tuzapfa turenge. Ugasanga nk'umukoboyi ari kumbona hano ndi kuza amashumika ati dere koboyi yatangiye kumenya niki. None se barashaka tujye kwiba? Barashaka tujye kwirirwa dusarase? Nese baretse mani tukihangira umurimo tukatwika. We nimba warakoze umunwa wawe nukagufatisha. Nibivamo bivemo. Ibyayinjaro bireke. None nanjye ningaje nese ubu nakajate twahura sinkumenyera akantu. Wese wakajate nitwahura bikagenda neza. Abantu baretse injari. Mani ngendagira ngo mbishyize hanze urutonde rw'abanyamakuru bakuyeho channel ya YAGO TV Show. N'umuntu witwa Muvunyi n'umuntu bita Jado, nibareke kwiyorobeka. Mani nibareke ibintu byo kwirirwa biyenza, birirwa bigira gutya na gutya kugira ngo batwike. Icyo nababwira abasa, mureke y'injari mani, mureke y'injari. Niyo mpamvu ibintu byanyu mbivugiye muri uyu muhanda. Mureke y'injari mwikosore, mureke kwirirwa muca hirya no hino. Akanama aho kakorewe ndahazi ni mu rupangu Kicukiro. Mani umva nkubwire Muvunyi, umva nkubwire Jado, mani mumbare mugabanye y'injari. Mureke ibyo bintu byanyu byo kwirirwa muca hirya no hino, ahubwo mwicare mubwire YAGO, mumurabure. Nimba ari ikosa yabakoreye mumusabe imbabazi, nimba mwebwe ari icyo mupfa mwiyunge, nimba ari nikosa yaba yarabakoreye mwiyunge, cyangwa mwebwe ibyo mupfa mwicare birangire, mubisesengure birangire. Sinibaze kunama abantu b'amaniga, mwebwe ubwanyu mwese muri guhigira ku bintu bimwe, mwirirwa muzanamo injari. Ikiganiro cyari kingiki sinanavuga ibintu byinshi, gusa ngiye mbataye out. Gahunda yari y'uyu munsi yari ukuzibura nshiki. Mbabwiye n'abantu ngewe rwose mamya yuko bashobora kuba rwose ari bo bantu babikoze, kubera ko nabumvishije voice note. Keretse nimba mushaka ko mbumvisha iya King, mbumvisha ni iya King kugira birangirire rimwe. Sawa nze YAGO, dore rero n'ikintu kinyereka ko utakurikiranye. Umva YAGO, wenda usibye amashyari y'abantu, to be honest, wenda uzafata umwanya ugane n'umuntu bita Sky 2. Njye hari ahantu mperutse kujya barantokoza kubera kwanga kugendera mu bigare by'abanyamakuru banywa inzoga. Icyambere cyo sinywa inzoga. Kumbwira ngo nafata yaka nkamunywesha ni impamo y'Imana. Yaka ubanza
urebe kuri cano njye maze n'iminsi ntakora mani njye umu girlfriend wanjye ari ino birambuza no gukora kenshi cyane bitewe na gahunda turimo sibyo ntago none se ko mwumva umusaza King yibereye mu kwezi kwa buki kandi yahagaritse akazi kuri 3D akaba atari gukora ibyo bintu baramimuzanira mu biki abakoboyi bakomeje akazi kabo bakari ku muvandimwe njye amatiku ndayaciye abo mbwiye ni wowe Muvunyi na Jado ibyanyu mbishyize hanze mwiyumvisemo nabivuze mwese muri abanyamakuru muri sanyura game uwumva icyo nabeshye azampamagare cyangwa njye wanumire ngiye tubivugane gusa mwese murabizi ko nzabibabwira byarambabaje kuba nzi yuko ari mwebwe abantu mushobora kuba muri inyuma yo kuba umuhungu wanjye yago mwamuraburiza mu kumushyira icyapa Jado ngiye burejo bundi niko twaburanye ngiyewe twari twapanze yuko tujyana kureba inyogo yiwe mu Ruhengeri ugira ibyaga imodokari yawe irapfa sorry na cano yawe nabonye barayifunze komeza wihangane nawe ubwo ngubwo ntubuza abo wataye mu bihano nabo bagutaye mu bihano bibaho ariko icyo nakubwira iyo niduhura nzabikubwira live we Muvunyi wowe urabizi imico yanjye urabizi yuko njye najya meza niduhura njye nawe ibi mvugiye hano nawe ubwawe nzabikubwira niba urusaba imbabazi umuvandimwe uyimubwire biranashoboka yuko reka ndeke kugucira urubanza biranashoboka yuko utigeze muri potinga ariko nkanjye nk'umuntu wari uzi ko hari ingeri zihari hagati yanyu n'ibihano mwabitayemo kandi si njyewe wabirebye njyenyine mwese mwarabirebye kuko wowe Muvunyi na Jado muribuka muzamuka mu Ruhengeri kureba Paul hamwe na Peter muribuka mujya kureba inyogoye ibyo byose mwabishyize YouTube muribuka yakamwana atukira yago kuri Iris ibi byose twarabigaragaje byaragaragaye ni namwe mwabivuze impamvu ngi ibyanyu mbishyize ku mugaragaro nta yindi mpamvu no kugira ngo mbabwire ngo mubamaniga mureke ibintu bya Ingerimane mureke peti yihigira ibiceri nimba ari kuko abafatana muheze namwe muhiga ibiceri byanyu bizagenda biza simbabwiye nabi nta nikosa nkoze ibyo mbabwiye nimba mwifuza yuko ibintu birangira nabishyize ku mugaragaro uzajye kuri channel ya kuri Iris uvuga ukuri kwawe Endo TV uvuga ukuri kwawe ntunyenera nzaza nguhera ukuri mu maso ye kuri channel yawe kandi nimunashaka ko ibintu byatangiriye bizaba karibu kuri Kim TV Rwanda ikiganiro ni The Street Cover babyita kuzibura nshikireka tuzahure ngaruka Imana wa mugisha peace up.